gereza na gikeya ariko bifuza kukimenya. Rero twishimiye yuko uyu munsi twakwigana duhereye hasi tukazagenda tuzamuka buhoro buhoro. Uyu munsi rero mu gutangira tuzatangirana n'amagambo y'ikinyarwanda menshi dukoresha icyongereza gikeya, ariko uko iminsi izagenda yisunika tuzagenda dukoresha icyongereza cyinshi, ikinyarwanda gikeya, kugira ngo buri muntu wese azamuke mu kinyarwanda kandi azamuke no mu cyongereza. Rero tugiye gutangira. Turatangira mu gusuhuzanya cyangwa se mu gusuhuza, aribyo bita greetings. Ibyo mu gusuhuzanya nibyo tugiye kurambura. Mu gusuhuzanya tugenda tugendera ku munsi. Umunsi tuwugabanyamo ibice bitatu. Tugira icya mu gitondo, tukagira nyuma ya saa sita, tukagira na nimugoroba. Ibyo bice byose rero bigira isuhuzanyo cyangwa indamukanyo zitandukanye nubwo atari cyane. Mu gitondo mu kinyarwanda ubwira umuntu ngo mwaramutse, mwaramutse. Mu cyongereza ukamubwira good morning, good morning, good morning. Urugero yitwa John, mwaramutseho John, good morning John. Mwaramutse John, good morning John. Saa sita cyangwa nyuma ya saa sita good morning irahinduka kuko tuba tugiye mu gice cyitwa afternoon, aricyo twita nimugoroba mu kinyarwanda. Rero nimugoroba dusuhuza umuntu ngo mwiriwe, mwiriwe John, mwiriwe Bosco. No mu cyongereza rero dukoresha ijambo rivuga ngo good afternoon, good afternoon John, good afternoon Bosco. Iyo tugeze mu gice cya gatatu cy'umunsi cya nimugoroba, naho indamutso irahindukaho gatoya. Mu cyongereza bavuga ngo ni good evening, good evening. Mu kinyarwanda naho ni nka kwa kundi bavuga ngo umwiriwe neza, igicamunsi, igicamunsi cyiza. Niko dusuhuzanya muri ibyo bice by'umunsi. Mwiriwe John, good afternoon John. Mwaramutseho John, good afternoon, good morning John, good evening John, igicamunsi cyiza. Noneho iyo ushuhuje umuntu ntago umusuhuza gusa ngo uhite ukomeza ugenda, ahubwo ushobora kumubaza ngo witwa nde, amakuru yawe, witwa nde, amakuru yawe. What is your name, what is your name. Akagusubiza ngo my name is John cyangwa Bosco cyangwa n'irindi zina. My name is John. Witwa nde? John. Nitwa John. My name is John. Witwa nde? Nitwa John. Uko niko umuntu yivuga cyangwa se abazi izina, undi nawe akamusubiza yivuga mu izina. Noneho iyo umaze kumubaza mu izina rye, ushobora kumubaza ngo uvuye he, uvuye he. Where are you coming from, where are you coming from. Uvuye he. Nawe akagusubiza ngo I'm coming from, akongeraho ahaturutse. Wenda avuye mu isoko, wenda avuye gusenga cyangwa n'ahandi. Akakubwira ngo I'm coming from in market, I coming from in church, I'm coming from in hospital. Akakubwira ahantu aturutse mu cyongereza. Rero ukamubwira ngo nishimiye guhura nawe cyangwa nishimiye ko duhuye, nice to meet you. Nawe akagusubiza ngo nanjye ndabyishimiye, nice to meet you too. Ibiganiro byanyu urumva biba byaryoshye, wamaze kumenyaho kumusuhuza, kumenya izina rye, ukamenya naho agize gute, naho aturutse, ukamwishimira, nawe akagushimira yuko ugize gute, wishimiye ko mubonanye. None ukamubwira uti reka ngende, bye, let me go, goodbye, reka ngende, bye. So uyu munsi rero ntabwo turi bwiga amagambo menshi, tuzakomeza ubutaha tugenda twiga icyongereza n'ikinyarwanda. Tubifurije umunsi mwiza
goodbye.